tubahaye ikaze kuri Hafedac Center. Buri mwaka habaho umunsi mpuzamahanga wahariwe umwarimu. Kuva mu 1994 watangiye kwizihizwa ku rwego mpuzamahanga, ukajya wizihizwa ku itariki 5 y'Ukwakira buri mwaka. Uyu mwaka mu Rwanda turimo tuwizihiza ku nshuro 21 kuko watangiye kwizihizwa muri 2002. Kuri iyi nshuro wizihijwe muri BK Arena ku rwego rw'igihugu. UNESCO yatanze insanganyamatsiko igira iti umwarimu ishingiro ry'impinduka nziza mu burezi. Kandi uyu mwaka abarimu b'indashyikirwa, no kuvuga abarimu bahize abandi ku rwego rw'intara no ku rwego rw'igihugu, batoranyijwe na REB, RTB n'umwarimu Sako, bahembe muri BK Arena. Abasigaye bose bahize abandi ku nzego z'akarere n'imirenge, bahembewe ku nzego z'imirenge. Tubahaye ikaze kandi subscribe ujye ubasha gukurikirana ibiganiro biremye uburezi. Kandi tugiye gukurikirana muri makeya byaranze umunsi mpuzamahanga w'umwarimu mu murenge wa Ndera mu karere ka Gasabo. Tubahaye ikaze. Tubahaye ikaze kuri Complexe Scolaire Mere Placide. Aha niho umunsi mukuru w'abarimu mu murenge wa Ndera wabereye. Abarimu, abayobozi b'amashuri, abayobozi mu nzego z'ibanze n'abanyeshuri baje gutaramira abarimu, bose bari babukereye kandi bishimye cyane. Murabona ko mu nzu mbera byombi yaho ibirori byabereye byari ibyishimo. Reka dukurikirane muri make uko byose byagenze. Ibirori byatangiye haririmbwa indirimbo bahiriza igihugu. Hanyuma umuyobozi ushinzwe uburezi ku rwego rw'umurenge aha ikaze abarimu muri buri kigo. Kaminuza Byari nayo yaje kwifatanya n'abarimu muri uyu munsi mukuru. Aha barimo bababwira ko bafite amashami mashya mu burezi, abifuza gukomeza amashuri mu rwego rw'amashuri yisumbuye, ko babagana bakabaha serivisi nziza.
tukagira mu cyongereza n'ikinyarwanda muri languages, icyongereza, igiswahili, icyongereza n'igifaransa na histoire na geography. Ikindi ni uko abarimu bashobora kuba diploma iyo baje tubakorera credit transfer, ntabwo batangirira bwa mbere n'abasanzwe, tubakorera credit transfer bakiga imyaka mikeya ugereranyije n'abandi. Sinifuza ko mutubaza cyane kuko amakuru yose ari hano, ndaza gusiga tuno hano mu myerekere, araza kuyabona hano, ndumva ari ibyo bafite murakoze. Kandi dushimiye kuba hano mbera abashimishije no kubona umunyeshuri wigishije ari hano kandi ari cyo kigiye. Murakoze. Byari byiza cyane, hari abana bazi umuziki cyane, baturirimbira indirimbo ya gakondo nziza cyane, kandi ubwo niko abacuranga senti, gitari ndetse n'ingoma zigiye kizungu iyo bita semba.
Dr Kayiranga Theogene niwe watugejeho ikiganiro muri uyu munsi mukuru w'umwarimu mu murenge wa Ndera. Yatwibukije ko tugomba guhora duhanga udushya mu burezi kugira ngo imyigire ikomeze kugenda neza. Kandi agira ati ituranye na wese akademi n'ishuri riri hariya i Mutarama. Twebwe dukora ibijyanye no guhugura abarimu, abayobozi b'amashuri, abashinzwe uburezi mu mirenge n'umufatanyabikorwa w'akarere ka Gasabo. Dukorera mu mashuri y'akarere ka Gasabo na Rubavu, none kandi tugakorera muri district ya Lakayi mu Uganda cyitwa Study Program. Dufite nanone proje yitwa UMUNSI Rwanda, dukorera mu mashuri 35 mu gihugu. Ni proje ishinzwe kwigisha resilience and health ku bana b'urubyiruko bo muri segonderi ya mbere senior 1. Ubwo rero yari ko nagira ngo by'umwihariko nshimire n'uwitabiriye cyane cyane umuyobozi wajogaranye Byanama Nyakatsi Byari uhagarariye
uhagarariye ingabo Reserve Force umurenge wa Ndera, umujyanama umuyobozi w'ikigo kandi uhagarariye twese ku murenge wa Ndera, namwe bari mu barezi Christian Bakuzwe Reka ryose Christian Bakuzwe reka ryose Chobwa byose na Yesu Kristo y'ubwisungwa bizagira neza. Amen. Rero uyu munsi rero ibyo kuvugana byinshi n'abaganga byinshi kubera yuko navugana n'abarimu bose mu kazi abo nasanzemo kandi rero dukora uyu munsi nagize amahirwe yo kwigisha segonderi yose amahirwe yo kwigisha segonderi yose amahirwe yo kuba direkiteri w'uburezi cyangwa amahirwe yo kuba direkiteri w'imfungwa. Ubu ngubu nkaba witwa trainer and project officer muri wese. Bivuze ngo rero ibyo kuganiriza byinshi gusa mbere na mbere kugira ngo ndi amashyi. Insanganyamatsiko y'uyu munsi iravuga ngo umwarimu ishingiro ry'impinduka nziza mu burezi. Ariko dukomeje aho ngaho tubona yuko mwarimu ni umwubatsi w'umuntu mu bijyanye n'icyitwa karagita. Umuntu nyamuntu, umuntu wose. Hari uwabaje bateze umuntu wose. Hatumo. Umuntu ni iki? Umuntu. Uzamubara? Umuntu. Uwo muntu witwa izina ryawe. Hope Haven School yamurikiye abitabiriye ibirori ku munsi mukuru w'abarimu mu murenge wa Ndera ibagaragariza mu buryo bakoresha ikoranabuhanga mu burezi. Uyu musore arimo arabisobanura. Every one of our students know how to operate and use that. So, in projectors, every class from nursery to secondary section, there is a projector. You can see it is mounted on the ceiling. So, every one of our classroom has a projector mounted on the classroom. You can connect a projector using wireless. It's also, you can also connect using cables like VGA or HDMI, and as well, ntabwo iconnectwa kuri computer gusa, iconnectwa kuri tablet cyangwa se smartphone. So wakigisha ukoresheje tablet, smartphone cyangwa se computer. So that is projector. Then the next is laptops. Every staff, every teacher has a work laptop. The laptop we have, they are new. Ntabwo ari za zindi zo muri 2004, no. Nishya, zifite features zigezweho, latest technology. Izo computer tuzikoresha mu kazi. Ikindi ntabwo muri izo computer harimo softwares zibika amakuru, uburyo nubwo computer igira ikibazo hari aho bisanga. We call that iCloud or cloud storage. So every one of our computers, the work computer, is connected to cloud. Whatever you do is automatically saved on cloud. So when it breaks down, you can go and retrieve the information on cloud. That is laptop. So in laptops, the teachers are allowed to use PowerPoints. Bakoresha ama PowerPoint bapresenta muri classroom ku buryo abana babona neza ibintu bigaragara uko mubireba. Then we have one laptop per child. Every kid, every student in our school has a tablet. Those who don't know, maybe a tablet, every one of the students at school has this. As I told you, it can be connected to the projector. It can be connected to the internet. So, buri munyeshuri
afite iyi tablet ikoreshwa mu kwigisha. Tablet nk'uko bizwi ni turi mu isi ihindagurika, you know that, nk'uko bagiye babivuga, ntago twagombye kwigisha uyu munsi nk'uko twigishije ejo kugira ngo dukore abana bacu bazaba future leaders. To make sure that one tablet is for the kid, and in your tablet harimo ibintu byose akenera kugira ngo yige. Harimo ibitabo, harimo ibintu byinshi cyane, harimo ama application agufasha kwiga like English, harimo ama application ashobora kugufasha kwiga icyongereza, ama dictionaries, abiga ama geography, harimo ama Google Earth softwares, ku buryo umwana aba afite isi mu biganza bye, afite ira tablet. So you see that from secondary section to nursery, everyone has a tablet. Actually, tablets, ifite ibintu byinshi yakoreshwa, aribyo tugiye kurebaho mu minota mike. Akenshi dukoresha tablet zacu twereka abana educational videos. Let's say y'urukundo twakundanye usenge ngeze mwarurarizwa n'ikiwe wihorere mwiza wanjye usenge ngeze mwarurarizwa n'ikiwe wihorere mwiza wanjye ndaje mama ndaje usenge wihogora Marira warize arahagije cyo kwino Disije sibirashira urukundo nirushira Disinubwo napfunditse Marira sinzongera senge wese mwarurarizwa n'ikiwe ihorere mwiza wanjye senge wese mwarurarizwa n'ikiwe ihorere mwiza wanjye ndaje baba ndaje senge wihogora Marira warize arahagije cyo kwino isi dore nagarutse sinzongera kugusiga dore nubwo napfunditse Marira sinzongera senge wese mwarurarizwa n'ikiwe ihorere mwiza wanjye senge wese mwarurarizwa n'ikiwe ihorere mwiza wanjye ndaje baba ndaje senge wihogora Marira warize arahagije cyo kwino wirira wihogora cyo kwino umva umuziki sasa iyo ngoma uretse manza numve si iyi ngiyi tuvuge ngo iyo ngiyo harimo muri beza rwose iyo ngoma rero
wakeje uyu muziki nimba ari ke naye ntangiye guceza none urahagaze koko nari ntangiye guceza none arahagaze ngaho nanjye ngeze tu mwamfashije mwamfashije yarabaye reka no kutakurushya mana we biryoshye nk'ibisigaye. iyi ngoma rero mw'abarimu mwe n'abo murera nyine mubaha amashyi waba amurera abatoza ibingibi kandi bikaba biri ahantu. Umwarimu uhagarariye abandi nawe yagejeje ijambo ku bitabiriye ibirori banyakubahwa abayobozi ashimira mu byiciro mwajemo, banyakubahwa abayobozi b'ibigo by'amashuri abanza n'ayisumbuye, banyakubahwa barezi bagenzi banjye, babyeyi mwifatanyije natwe kuri uyu munsi mwiza wa mwarimu, bifuriza umunsi mwiza. Umunsi nk'uyu nguyu nta kindi mwarimu yavuga usibye cyane cyane gushima. Ibyo kwishimira ni byinshi, turishima rero kuri buri wese uri hano kandi ufite icyo. Hakurikiyeho umwanya wo guhemba abarimu b'indashyikirwa. Umwarimu w'indashyikirwa mu karere ka Gasabo yigisha mu murenge wa Ndera, akaba ari nawe yaherewe ibihembo bye byo ku rwego rw'akarere muri ibi birori. Nyuma ye hakurikiyeho n'abahize abandi ku rwego rw'umurenge no ku rwego rw'amashuri, bose bahabwa ibihembo. mvuga nanjye ni ugushima bagenzi banjye dukorana bose. Uyu musaruro mbonye muri uyu munsi wa none ntabwo ari uwanjye njyenyine, ukesha staff ya GS Ndera yose, duhereye ku mwarimu muri P1 kugana secondary bose, twese tutaninga mu bitugu. Ni ukuvuga ngo iyo dukora hariya muri GS Ndera muri primary dukora mu magroupe cyangwa se mu department, departema y'indimi, departema y'imibare, departema y'ibindi byose. Iyo dukorera mu matimu gutyo mu ma department, kuko twese twuzuzanye, aho mwafite intege nkeya undi akamwunganira, tugafasha ndetse n'abana bacu kwiga no gusubiramo amasomo no kubafasha kugira ngo babone umusaruro mwiza. Muri GS Ndera natwe twabashe gutsindisha, ngira ngo twatsindisha kugera cyo hejuru cyane, abana baratsinze ku rwego rw'isi. Rero nabo kuko mu kwiteza imbere nanjye ubwanjye ntuye mu nzu yanjye, abo nkodesha, nanjye mfite inzu yanjye, mbikesha imbaraga n'ubuzima ndutiza, n'ikindi kandi ibindi byinshi twajya tugeraho byose ni ubufatanye. Murakoze. Hakurikiyeho ijambo ry'umushyitsi mukuru, nyuma yaryo hakurikiraho ubusabane, abantu basangira ibyo kurya n'ibyo kunywa,
barangije barataha. Byari ibirori koko. Banyakubahwa barezi bari mu beza kubifuriza umunsi mwiza w'umwarimu. Ntabwo byoroshye kuvuga ijambo saa 8 z'amanywa mbere yawe hateguye amasahani n'ibiryo biragoye. Mwateguye neza n'ibyo ariko ntabwo muri butume mesaje zigenda neza, zishobora guca mu gifu mbere yo guca mu matwi, ugasanga umuntu yateguye ko abagenewe kumva iryo jambo bataza kucyumva, ntibiryoshye cyane nk'uko byari bimeze, kuko umuntu arimo aratekereza uburyohe bw'ibiryo kuruta ubw'ibiganiro. Ndabashimye rero, mwateguye neza kandi nibyo byari bikwiye, kuko ni umunsi wayo kandi wacu. Uyu munsi reka mbasabe nanjye abandi mujyanama, inama njyanama y'umurenge wa Ndera, ni sekreteri w'inama njyanama, yampagarariye perezida wa njyanama, niwe umushyitsi mukuru, haba mpagarariye n'inama y'igihugu y'abagore, igihe muhuzabikorwa w'inama y'igihugu y'abagore. Ntekereza ko turi kumwe cyane barimo. Nyuma y'ijambo ry'umushyitsi mukuru ryuje impanuro nyinshi kandi nziza, hakurikiyeho gusangira. Abarimu basangiye ibyo kurya n'ibyo kunywa, byari ibyishimo rwose.